ndi barara umusaraba akaba ari n'umuntu ni hari ahubwo ikintangaje n'uriya mukobwa ndamuzi. Uramuzi? Uramuzi? Sipende utangiye kurira mwana cyo ntabwo ari ese kunde bahagaze kuriya. Simbizi nanjye kuko yewe ibi kwatavuga se kwatavuga ngatata kwatavuga we ese uri kurira ubwo niki ahantu nahageze gute yamaye nka rero uje buretse kunyegera ahantu nahageze gute witwa nde meze neza ntabwo ari neza cyane ko bakongereje meze neza ndagira ngo wenda tutatinze inkuru waduhamagariye widusangize vuba ko nayo mfite urundi rugendo ndi kujyamo tubwire noneho unayitwereke kugira ngo nkomeze urugendo. Okay, nyine nkuko nabikubwiye ni umutipe twakundanaga n'umutipe nyuma za gukundana ngo n'undi mukobwa byandi by'abahungu twari dufitanye no kuba twakora ubukwe. none se wagira ngo tugufashe iki? Yewe nagiye kwa muganga kuko yarapfuye ejo bundi. Umutipe yarapfuye? Yes, yarapfuye kuko n'ubundi ngiye gukorera ahantu twamushinguye. Noneho mpamagaye muganga, umuntu w'umuganga arambwira ati ndabimusobanurira kuko yabanje kubyimba umuntu arabyimba yapfuye yabyimbye arangije arambwira ati rero baramuroze kandi umuntu wamuroze ni umuntu nawe basaga nkaho bakundana ko ntabwo amukundaga mbwa se kugira ngo bimenye koko nakoraho gute mbwa rero genda ku gituro cye urahasanga ngiye kugukorera kugira ngo mbikwereke urahasanga uwo mukobwa. Ku gituro cye hari umuntu hari uwo mukobwa ahubwo we imbere ni wowe uhazi utwereke turebe tudasanga yanahavuye ndetse uwo mukobwa ari kwakora iki? Ntabwo nyine mbizi urumva muganga nanjye yambwiye ati kugira ngo mbikwereke ko ari umuntu wamuroze genda nta n'iminsi 3 ishize tumushinguye genda urahamusanga ku gituro. Ubu niyo mpamvu nagusabye ibyo bintu bibone se bahamuzirikiye urumva bishoboka ko wasanga mbizi uko ugiye gutusangiza inkuru idashoboka ubwo umuntu yaba agikira aho ngaho. Uwo muganga ndamwizeye nese yabaye kumwibuka se bimeze bite? Nanjye ubwanjye simbizi kuko njye namubwiye ikibazo arambwira ngo genda ku gituro. Okay, jya imbere wowe utwereka hariho nabo hasi yemwe babite none se waracyara aho ngaho kuko njye yanambwiye ese niwe wamwishe nyine kuko njye nambwiye se umuntu wamuroze wamunyereka wanyereka ifoto arambwira ati igituro ahantu kiri genda urahamusanga arambwira ati we nimba ushaka kugira ngo anahaze ko ndi barara umusaraba akaba ari n'umuntu ni hari ahubwo ikintangaje n'uriya mukobwa ndamuzi. Uramuzi? Uramuzi? Sipende utangiye kurira mwana cyo ntabwo ari ese kunde bahagaze kuriya. Simbizi nanjye kuko ndabwira ko adashobora no kuhaba. Turakora iki se buri? Nyine njyewe impamvu naguhamagaye no kugira ngo ababyeyi se babazi bahagaze hari. Bari ababyeyi bari baturanye n'umusheri wanjye. Bari baturanye? Kandi bariza bano babyeyi gatoya. Sibyo? Banyi ibyo ari byo n'ubundi fata inkuru yuzuye jewe. Muraho. Yego. Amakoma hagaze hano. Tubonye muri hano tuza kureba ibyabaye. Mwamuje kureba ibyabaye? None se mubonye haba kimwe ko muri kureba? Tubonye muhari tubona n'uriya mukobwa uhagaze hari ariko ntitwamenye ibyanyu. Natwe twari tuje kureba. Arase ko ndeba hari umusaraba amaze nk'akinga umuntu akaba hari n'uriya mukobwa uhagaze murabona bimeze bite? Natwe byadutangaje tuzi ko uriya muntu ngo washize iminsi 3 mukinguira umuntu. Ariko byabaye turi kubona byaducanze. Yesu we. Mama nawe tubwire musanze uriya muntu uhagaze hariya kuriya? Dusanze uriya muntu ahagaze hariya ariko kuri mubyeyi twatumaze iminsi 3 tumushinguye twibajije ukuntu uriya muntu nawe yahageze kugira ngo ahagarare tubonye namwe muhageze twago tuti natwereka tuze kureba kumenye ukuntu uriya muntu yahageze. Bavuze uriya yambwiye ko ari umusheri we bahashinguye. Ni umusheri we ariko uriya mukobwa ntabwo karitsiye amaze umwanya ngo ntahagaze hariya maze kimwe gute? Uriya mukobwa uko tubimenye twabimenye mu gihe yaharaye
batugiye ngo wenda aragenda sinzi ibyo ari kureba mu gitondo tugarutse ubona aracyari hariya kuriya dusanga aracyari hariya kuriya none se wowe urabona uriya muntu ni ubuzima cyangwa bamurugiye hari ntabwo mbizi nimba ari kumuroga nimba ari ubuzima simbizi natwe ubwo tubonye muhageze twaho tuti natwereka tuze turebe mwigeze mumwegera se ngo mumuvugishe mwumve ko hari ikintu avuga ntabwo twamwegeye natwe twamutinye mwagize ubwoba bakereka negere hariya ndebe nanjye nimba biri bunkundire umva sita tugende dusangize dukwereka abantu ukuntu bibazo niba ari butuvugishe twe twatuvugisha ko wumva amaze iminsi ngahe akabyara mwe iki ni ikibazo mwese we ngo umushiri wawe uriya muntu uhagaze hariya ngo uriya muntu ndamuzi twigeze no gukundana mwigeze gukunda nawe yigeze gukundana n'uwo musore yari inshuti none imbere rero muvugishe twumve ibyo ari byo urabona namuvugisha iki koko ubukungu kuri no gushinyagura sinzi ndushinyagura indi yewe Nadine use nana yewe ko atavuga se ko atavuga nka tata ko atavuga we ese uri kurira gufazwa n'iki sinzi pe mbese yewe reka nkubwire ndimo ndihuta umuntu wakubwiye ko ari ahangaha muhamagariye mwivugishije mubaze icyatumye uyu muntu ahagarara ahangaha telefone nayisize hano hirya mu gisakoshi vugisha umuntu watumye ahagarara ahangaha bigenda gutya muvugishe mubaze ese uyu mukobwa ko ndeba reba arimo aratitira imbeho yamwiciye ahangaha ngo hamaze ngo yarahaje nimugoroba ko mwakabyamo ibi ni wowe wabimuteye njyewe nashakaga kureba koko nimba ari byo nimba baramuroze kuko nimba mwavuga umutipe twari tumaze icyumweru turi kumwe agataha abyimbye n'ibintu bitumvikana ukibona ko ari uyu nguyu wowe wese njyewe simbizi alo niwe muga kutakumva mwiriwe neza uraho nari nageze hahandi kiko gukoma none ibigenze ariko kuvuga ururimi n'ututu ngo kiye kupa nkare kutakumva nkora iki arahari wa muntu wawe arahari namubonye wamubonye ute fata akakaryo nakuhaye reka mbaze uwo mugabo reka nze mwese muga yitabaje umunyamakuru gene twa Kiraso yanyitabaje turazana dusanze umukobwa hari uko abinsobanura nimba ariko wumubwiye simbizi ngo niwe wamubwiye ngo aze areba ahangaha kiwe namubwiye kubera kutagira ikizere namubwiye agende abanze araribona w'umuntu wiwe aramutsanga uwo muntu wiwe yaguye akuba mukinguye niko nabikoze nimba ahari afate ibyo namuhaye amukubite gatatu kego amukubite gatatu hari ikintu kego ibyo namuhaye arabifite kenze nimba yabitaye nanje namumanika ati ibi bintu se nibyo twaturi kumwe ufite ibi bintu we mwese mugabo araza kuba muzima mererwe neza amukubite gatatu avuge ngo ngaho haguruka kego kego ndakibazo birakemuka kego arahagaze yabaye nk'ipirona ahangaha ntabwo anyeganyega naye mukozeho biranga ubu arahita umuzima kego nabikore uko namuteketse muraca nchenda mundu tumpatse boga mbubwishi mubukore ibyo namubwiye amukubite gatatu ibyo namuhaje kego nese imbaraga zawe zikora gute mugo umuntu uvura umuntu atahari akaba wakorera ibintu ntuhari niyo umuntu yahaje hari wenyine tukolera kusiyo sendapo ari ngombwa ko na pampari kuko niba ari abiburayi abo muri Amerika abo Australia hose turabakorera ndapo ari ngombwa ngo babe bahari imbaraga zacu zikolera kusiyo sejego uyu muntu yasabwe iki kugira ngo se umufashe gutya umuvura udahari nuko imbaraga zacu zireba ibintu twarebe amazina y'uwo yatuhaye wagize ikibazo aratubwira umuntu wanje ndakundanaga nawe yarapfuye mubaza amafoto yiwe arayambana amazina yiwe ubundi ndamubwira genda umuntu wawe wabikoze uramutsanga kumva y'umuntu wawe yego muga wenda ndacyakubaza yego nk'umuntu
utari hafi ahangaha umufasha gute? Umufasha ndakibazo bakumbwira kibaza kampani ni amazina y'ibyo ashaka cyangwa amafoto y'ibyo ashaka kugira ibyo ari byo byose bakumbwira ikibazo afite turakimukemurira yego ndaba ari ngombwa ko twaba tuhari yego. Noneho ubwo birashoboka ko inimero yawe tuza kuyimwaka tukayishyira ku kiganiro ufite ikibazo ukazamufasha yego ndakibazo. Okay, urakoze cyane, reka nkurikirane ibintu ndebe nimba ibyo umubwiye ngo ari buze ari bubikore uyu muntu agakira nanjye ibyo mwibariza. Yego murakoze cyane ndakibazo murakoze. Sawa sawa. Yakugira ngo ujye kubyinza ute? Ngongeye kumukozaho gatatu. Nkata. Kimbere da nuyikorezaho ntako yigira. Umva nanamureka akagumya ngahagarara. Subwo wose ubugome. Yesu. Gahore. Bite? 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 Urinde. Ndi hehe? Uri hano? Hehe. Umbaze. Batse nka kwibariza. Uya ndi hehe? Bite? Hano nakumaze. Hano ni hehe? Sawa dusuhuje. Uya. Ahantu nahageze gute? Yamaye nka rero. Adusuhuje. Uye buretse kunyegera ahantu nahageze gute? Witwa nde? Ntago mbizi. Ntabwo ubizi? Witwa nde? Uriya muntu uramuzi se? Ko niba mwaro bikwishise. Ko mbona yari ari ku gituro cy'umugabo wanjye bimeze bite? Nyuma yo kumwica ushaka no kuza kumushinyagurira. Agahinda waduteje na n'ubu ngubu uracyashaka kugira ngo ugumye ukaduteze. Nawe witeze amahane, ibyo nyine byarangiye. Witeze amahane. None se nta muzi. Nese basi bagezeho nuko. Nese umuntu uranga uramuzi? Shibwe hano. Ni umugabo wanjye. Ni umugabo wawe. None nakavuga ngo ni umugabo we. Bari waje kumwibuka. Wahageze ute ubundi kwanza hano? Ntabwo mbizi. Ntabyo nzi. Ntabyo uzi? Tekereza umubwire ugifite ubwenge nyine ukuntu wumvise waba wageze ahangaha ugifite ubwenge wari uri he ubundi? Ntabwo uzi ko wahageze? Ntabwo mbizi. Ndashaka kubaza wageze hano gute? Nanjye numvise ijwi rimamagara. Ijwi ryanditse? Ijwi ry'uwahoze ari umugabo wanjye. Kandi yarapfuye? Numvise rimamagara njye sinzi uko nisanze hano. Mbese iby'urupfu rwe urabizi? Ntabwo mbizi. Ntabyo uzi? Ntabyo nzi. Okay. Njyewe inkuru yanjye nuko nguko nanyisoreje ndabona ntazi ibyo ari byo ariko ibintu bitangaje mbonye ahangaha ntibinkurikirana ahubwo. Ciao kamera twigendere. Ibyabo basigare mu byabo. Kwigendere kabisa.